Shuje mu izina rya Yesu ndonye ndabakiriye mwe mukunda kunkurikirana Imana ibaho umugisha ndabashuje mwese aho muri mu gihugu cyacu mu Rwanda muri East Africa muri Afrika hose mu Burayi muri Aziya muri Amerika aho mukunda kunyandikira mu buhamya bw'ijambo ry'Imana rikora Imana ibaho umugisha rero uyu munsi rero ntabwo ndi jyenyine nabatumiriye abashyitsi uyu munsi wa none kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana reka mpere hano atwibwira aho nabasuhuza mu izina rya Yesu. Ndabashuje mwese badukurikiye Imana ibaho umugisha urakoze cyane Pastor Patrick kubwo kutwakira kuri iyi TV. Amazina ni Pastor Janvier ni umuvuga ijambo ry'Imana ni umuvuga butumwa bwiza. Ijambo ry'Imana sava niryo nanjye mbere yahangaha rero Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Reka twakire n'undi nawe abwibwire abasuhuze. Urakoze cyane Pastor Patrick twakira kuri no TV. Nanjye nitwa Mugume Emmanuel ndi umugabo wubatse mfite umudamu n'abana batatu abandi n'umushumba wa Healing Center Kimironko. Murakoze cyane. Amen. Ndabakire rero mwese tiyo gufatanya rino ijambo ry'Imana ikiganiro kiza cy'abakozi b'Imana baje kudufasha kuganira ku ijambo ry'Imana. Abakunze kunkurikira nkunda kuvuga ku ijambo ry'Imana banga ijambo ry'Imana ukuri ibice bitandukanye cyane tugeze kuri episode yango ya 10 uvuga ku ijambo ry'Imana nerekanamo ibice bitandukanye by'ijambo ry'Imana. Uyu munsi nago tiyo komerezaho tuvuga ijambo ry'Imana ari ukuri. Tiyo gusoma rero muri Yohana 17 nkuko njya nkunda kwasoma tiyo kwasoma Yohana 17 iri ni isengesho Yesu yasengeraga abigishwa be agiye ko yasatiraga igihe cyo gupfa kazogasira mu ijuru. Isengesho yasengeraga abigishwa be ndetse asengera n'abazaba bigishwa be nyuma babikesheje kwizera ijambo yarasigiye abo bigishwa be. Yohana 17 nkumva ko Yesu yasenze avuga ngo ubereshe ukuri ijambo ryawe niryo kuri. Yesu yarasengera abigishwa be abicyo gihe bari kumwe nawe n'abandi bazamwizera nyuma nanjye ndimo nawe urimo niba umwizera. Yesu arasenze ngo Imana data itwereshe ukuri ni ukuhe rero ngo ijambo ryawe niryo kuri. Rero nkunda kuganira ku ijambo ry'Imana ari ryo kuri kandi gifashije benshi. Ijambo ry'Imana niryo kuri. Isi ifite ibintu byinshi yita ukuri ariko somera Bibiliya dusoma ijambo ry'Imana tubona ko ijambo ry'Imana niryo kuri. Ijambo ry'Imana ritunganya ryeza uryizeye. Ijambo ry'Imana ritubwira umugambi Imana dufitiye. Ijambo ry'Imana ritubwira ibi dukora tukabyihana. Ijambo ry'Imana twereka uburyo nyuma y'ubuzima hazaba ubundi buzima. Ijambo ry'Imana niryo kuri. Hari ibyo unkurikiye wita ukuri, hari ibyo warerewe wita ukuri, hari ibyo ubumenyi ufite byita ukuri, hari ibyo aho byita ukuri, hari ibyo akazi ukora byita ukuri, ariko ne mumenyeshe ngo ukuri ni ijambo ry'Imana. Yesu aravuze ngo Imana data itwereshe ukuri, ngo ukuri ni ijambo ryayo. Bavandimwe rero umukundi ijambo ry'Imana n'abatumye abakozi Imana bamaze kubibwira bagiye kubatuganiriza kubyo bazi ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ari ukuri babituganiriza mu magambo make hanyuma turushaho kumva imbaraga ziri mu ijambo ry'Imana. Kuko umukristo umuntu wemera ijambo ry'Imana umuntu wemera Imana kwe kuba yemera ijambo ryayo. Haleluya. Nkunda kuvuga ngo nkuko buri gihugu kigira itegeko nshinga. Itegeko nshinga niyo tegeko rikuru rigenga amategeko yandi yose. Natwe abakristo abantu twemera Imana itegeko nshinga ryacu ni ijambo ry'Imana. Niho tumenyera amahame y'Imana, niho tumenyera ubwiza bw'Imana. Rero ijambo ry'Imana n'ukuri bavandimwe urakoze kudukurikira. Nkwibutse rero niba utarakora subscribe uyikore, ukore share, uhamage n'abandi, ufashe n'abandi bumva ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana kuri Pastor Janvier ni umukozi w'Imana maze igihe mubona ubwiriza ndakuza ubwiriza ijambo ry'Imana. Gira abantu gice ubwira abantu badukurikiye kuri ku ijambo ry'Imana ukuntu ari ukuri n'imbaraga ryazo. Imana igumugisha rwose. Ubundi ijambo ry'Imana nkuko bivuze ni itegeko nshinga y'ubwami bw'Imana. Amen. Ijambo ry'Imana ni ikintu kidasanzwe kuko Bibiliya muri Yohana 1 atubwira ngo at the beginning there was word and the word was with God. Ijambo ryariho mbere na mbere hariho jambo. Jambo yahoranye n'Imana, jambo yari Imana. Mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Amen. Uwo yari mwisi ndetse niwe wayiremye. Ubundi iyo tuvuga ijambo ry'Imana tuba turimo turavuga Kristo. Amen.
jambo ni Kristo, Kristo ni jambo. Amen. Kuvuga ngo rero hano iyi nsanganyamatsiko iri powerful, iri so strong. Ha ijambo, iyo tuvuga ijambo tuba turimo turavuga Kristo. Buriya mu ijambo harimo deliverance, mu ijambo harimo ibitangaza, mu ijambo harimo signs and wonders, mu ijambo harimo buri kintu cyose, harimo ubutunzi bwose, mu ijambo harimo imiyoborere, mu ijambo harimo security, mu ijambo harimo ibi byose, imiti, harimo nta kintu kitari, harimo zahabu, harimo ubutaka, harimo iyo tuvuga ijambo rero ni ubutunzi butagira akagera. Warivuga ukazarinda Yesu agaruka ukiri kuvuga kuri iyi nsanganyamatsiko, kuko ibintu byose byabayeho byabeshejweho n'ijambo. Nta kintu gishobora kubaho Imana itavuze ijambo. Yaravuze let us create a man in our likeness, reka tureme umuntu mu ishusho yacu. Ntabwo Imana yari gupfa gushiraho umuntu itabanje kubivuga. Yaravugaga kandi jya nkunda kubivuga, Imana ikorera mu butatu. Hari Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Imana ni decision maker, ni ifata ibyemezo. Reka tureme umuntu, niko birivuga, reka tureme umuntu. Noneho Yesu ni ijambo. Iyi Imana ifashe icyemezo, Kristo niwe uvuga ngo reka noneho reka habeho ibiti, habeho amabuye, habeho ibiki byose. Umwuka Wera akaba engineer. Umwuka Wera ni engineer ujya kuri tere, noneho akabihumekeramo. Biravuga ngo Imana yaremye umuntu ariko ngo abaraho ngaho ameze nk'intumbi, imuhumekeramo umwuka wayo, ahinduka ubugingo buzima. Nukuvuga ngo ibintu rero umwuka Wera atari yaza ngo abihumekeremo, nta gaciro biba bifite, nta buzima biba bifite. Umwuka Wera ni engineer uza gushyira ibintu bidafite ishusho akabiha ishusho. Yarari hejuru ngo ahovaringa agenda. None umwuka Wera rero ni uhereza ibintu ishusho, ni nawe twasigiwe, niwe dukorana nawe uyu munsi wa none. So ijambo rero ni ibintu bidasanzwe, ni ikintu kidasanzwe turimo turavuganaho na buri muntu wese. Imana nta kintu izakora itavuze. Kuko ubundi ntago ari twe Imana irinda icyo yavuze muri twe. Irinda isezerano ryayo. Abisiraheli barayigomeye, baranayibabaza cyane, ariko icyo Imana icyo yabarindiye kugira ngo bagere i Kanani si uko bayubashye, si nuko bagendeye mu mategeko yayo nkuko byari byakagombye, ahubwo yarinze isezerano ryayo. Nkuko Mose yavuze ati ariko aba bantu nubicira hano kubera amafuti yabo n'amakosa yabo, ni ukuri uzaba hari icyo wari waravuze. Imana iravuga iti oya, erega ntabwo bisaba yuko mba mfite ubwinshi bw'aba bantu, wowe ubwawe naguhinduramo ubwoko butangaje. Ariko nawe aravuga ati rinda isezerano ryawe wavuze. Imana rero irinda isezerano ryayo kugeza igihe irisohoreye. Noneho Bibiliya ikatubwira ngo aho kugira ngo ijambo ryayo haveho akanyuguti, haveho inyuguti ntoya, ngo ijuru ryavaho isi nayo ikavaho, ariko ijambo ryayo. So Imana yubaha ijambo ryayo. Nushaka kugira ngo kurura Imana mu buzima bwawe, kurura ijambo, ijambo, soma ijambo. Nusoma ijambo ry'Imana, nugendana n'ijambo ry'Imana, nuba mu ijambo ry'Imana, Imana muzaba inshuti. Ahari ijambo niho Imana iberaho, hari ijambo niyo rukuruzi y'Imana. Nushaka kugira ngo Imana uyitumire muze mubane, kandi nubana n'Imana ubuzima bwawe buzahinduka, ntabwo buzasigara nk'uko bwari bumeze. Buriya hari akantu Umwuka Wera aherutse kumbwira ngo tubashije kumvira Umwuka Wera tukagendera mu ijambo, ngo buriya ngo nibura ku gipimo cya 60 cyangwa 80 ngo twabibitangarizwa mu isi. Arambwira ngo aba ubona bayoboye abandi, aba bantu bagerageza bumvira ni 2.9%. Nukuvuga ngo potential ziri muri twe, imbaraga ziri muri twebwe ntazo dukoresha. Ariko kandi mu Befeso 3:20 ijambo riravuga ngo ibasha gukora ibiruta cyane, ibyo dusaba nibyo twibwira, nk'uko imbaraga zayo zikorera muri twebwe. Izo mbaraga zikorera muri twe, naga Imana izakora biri hanze y'ibitatu. Imana izakora bihwanye n'ijambo twabitse. Niyo mpamvu Dawidi yavuze ati nibikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntazagucumura. Iby'ijambo ni birebire. Haleluya. Amaze kwikimuvandimwe byumva ijambo ujye wumva ijambo ribike muri wowe. Ijambo ry'Imana ni ukuri. Haleluya. Basa mugume
ijambo ry'Imana ni rizima, ijambo ry'Imana ni ukuri, ijambo ry'Imana riduha icyerekezo. Monsieur Pastor Janvier ahantu cometse avuga mu ijambo, Pastor Mugume tubwire ku ijambo aho abantu mukurikiye. Urakoze cyane Pastor. Ijambo ry'Imana ni ukuri cyangwa se niko kuri. Kuko ijambo ry'Imana nkuko Pastor Janvier yaratangiye cyo twagira bihereho. Ijambo ry'Imana ryaremye isi. Niryo ryaremye ijuru. Amen. Niryo ryaremye ibituye isi. Kugira ngo twasoma rwose ibice bitatu igice cya mbere itangiriro. Katuhasome twihuse igice cya mbere. Igice cya mbere duhe no ku murongo wa mbere. Aravuga ngo Imana iremye isi n'ijuru n'ibirimo byose. Mbere na mbere Imana yaremye isi n'ijuru. Yaremye ijuru n'isi. Isi yari itagira ishusho, yari mu busa. Umwijima wari hejuru y'umuhengeri. Maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Umurongo wa 3 n'ushaka cyane. Imana iravuga iti habeho umucyo. Umucyo ubaho. Imana ibona ko umucyo ari mwiza. Imana itandukanya umucyo n'umwijima. Imana yita umucyo amanywa. Umwijima iwita ijoro. Buragoroba buracya uwo umunsi wa mbere. Yesu urashimwe cyane. Amen. Urabona iri jambo ry'Imana ni ukuri. Imana yaravuze umucyo ubaho. Amazi yari hasi ngo umwuka wera yagendagendaga hejuru. Hariho ubusa. Ariko Imana yavuga ngo habeho ibi byose bibaho. Wera kuri kiriya cya mbere bavuze byagiye bibaho. Uvuga ngo umucyo wavuye mu ijambo ry'Imana. Umwijima wavuye mu ijambo ry'Imana. Ubu butaka bwavuye mu ijambo ry'Imana. Ibituye isi byose byavuye mu ijambo ry'Imana. Natwe ubwacu abantu twavuye mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rero ni ukuri. Niko kuri. Iki ijambo ry'Imana rivuze kibaho. Hanyuma ikintu kibayeho ukuri kuba kubaye reality. Kuba kugaragaye. Yesu urashimwe cyane. Ijambo ry'Imana rero niyo ryashyizeho inyenyeri n'ukwezi n'izuba. Ibituye isi byose mbese biri mu isi byose nta kitarare muri ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rero ni ukuri. Ijambo ry'Imana rishobora gukiza indwara. Ijambo ry'Imana rishyiraho ibitari biriho. Ijambo ry'Imana n'aka kanya n'ubu Imana iracyarimo. Isi ikiriho ijambo ry'Imana riracyakora ibitangaza riracyarimo. Amen. Yesu urashimwe cyane. Ijambo ry'Imana rero utizeraga yuko ari ukuri uhereye uyu munsi utangira umenye ko ijambo ry'Imana ari ukuri. Amen. Uhereye kuri wowe, uhereye ku byo ubonesha amaso mu isi, ibi byose uko ijambo ry'Imana ritwese kandi ryabishyizeho, nawe ushatse wakwifatanya n'abemera ijambo ry'Imana. Nawe ukifatanya n'abemera ijambo ry'Imana, ugare gukaribika muri rigatangira gukorera. Buri muntu wese uri mu isi akorerwa n'ijambo ry'Imana. Amen. Icyo ugeraho cyose, icyo utekereza cyose, icyo ugambirira cyose ni ijambo ry'Imana risunika imbaraga zayo kugira ngo rigishyire mu bikorwa. Yesu ashimwe cyane. Twasoma undi murongo ngira ngo twasoma undi murongo Yohana igice cya mbere. Wadusomeye ariko Yohana igice cya mbere umfashije ukajya usomera byamfasha neza. Yohana igice cya mbere cya Yohana ubutumwa bwiza n'umurongo wa mbere. Mbere na mbere hariho jambo. Mbere na mbere hariho jambo. Jambo yahoranye n'Imana. Jambo yahoranye n'Imana. Kandi jambo yari Imana. Kandi jambo yari Imana. Irekeraho Imana igomba. Ariko bakongera umurongo gato gakurikira. Ubwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose niwe wabiremye. Ibintu byose byo nese mu byaremye byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Irekeraho Imana igomba cyepfaro utundi uza gusoma ze gukurikirana soma. Mbere na mbere hariho jambo. Hariho jambo. Kandi jambo yahoranye n'Imana. Kandi jambo yari Imana. Aho kandi ndakumva. Reka nihasome pastor. Yohana cyo cyambere umurongo wa mbere. Mbere na mbere hariho jambo. Jambo yahoranye n'Imana. Kandi jambo yari Imana. Jambo yari iki? Haleluya, jambo yari Imana. Ngo ijambo ry'Imana ni Imana ubwayo. Amen. Urabona ko ndimo kuvuga ubundi baravuga mu Kinyarwanda ngo umugabo ni ijambo. Ijambo ni ryo mugabo. Nukuvuga abanyarwanda bakonje bakavuga ngo umugabo ntajya hindukira ku ijambo. Ibyo murabizi. Nukuvuga ngo Imana ubwayo ni Imana ubwayo. Ubwo nimo kuvuga murumva ko ijwi risohoka ariko irijwi rirasohoka n'ijambo. Nukuvuga ngo Imana ubwayo ni Imana data wa twese. Hanyuma Yesu niwe jambo ry'Imana. Imana yavuze ngo niyo yaremye isi n'ijuru. Imana yaravuga ngo habeho isi, Yesu akavamo akaba ari ijambo risohotse mu Mana rikiruka rigashyira ibintu mu bikorwa rigasetinga ijuru. Yavuga ngo habeho isi, ijambo rikavamo rikiruka ari ryo Yesu rigashyiraho isi rikarema isi. Janvier yabivuze neza. Yavuze ati Yesu niwe waremye byose ashyiraho byose. Hanyuma umwuka wera ni engineer cyangwa ni engineer genda ugahita ufungira amavisi yose agashyiraho ibintu byose bigomba gushyirwaho. Ariko ijambo ry'Imana ni Imana ubwayo. Imana niyo jambo ryayo. Niyo mpamvu ivuga ngo ndinde ijambo ryanjye kugira ngo ndebe ko risohora amahoro. Yo iyivuze hari imbaraga ziba ziri inyuma y'ijambo ryayo ari ryo Kristo.
rikajya rigashyira bya byose mu bikorwa. Amen. Ni ukuvuga rero ngo umuntu wese wajya gusoma ijambo akarikerenza cyangwa akabashyira Bible mu cyumba akayibika cyangwa ukabaho utajyiso mugasomera ibitabo kabirutisha ijambo ry'Imana ryo Bibiliya, uhereye uyu munsi ube uzi neza ko ijambo ry'Imana ari Imana ubwayo. Ubwo utita ku ijambo ry'Imana ntabwo witaye ku Mana. Ubwo usuzugura ijambo ry'Imana uba usuzuguye Imana. Ubwo udaha agaciro ijambo ry'Imana ntabwo ubahaye Imana agaciro ubwayo, kuko ijambo ry'Imana ryahozeho kuva isi itarabaho, ryabayeho ijuru ritarabaho, ryabayeho ryahozeho ibi byose byo tubonesha amaso bitarabaho, ijuru ijambo ry'Imana ryari ririho, inyanja, imisozi tubona, izi mbuto zose ziri mu isi, inyoni n'ibisiga byo mu kirere, ibi byose byashyizweho n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryo ryabayeho ibi byose bitarabaho. Ushatse rero waha agaciro ijambo ry'Imana kuruta ibituye isi byose, kuruta ibyo bisiga, kuruta izo nka, kuruta izo nyoni, kuko iri jambo niryo ryabishyizeho. Amen. Niryo ryabireye. Imana ivuga ngo habeho amatungo, habeho inyoni, habeho ibisiga byo mu kirere, habeho ibyigeza ku butaka, byose bigahita bibaho bishyizweho n'iki? N'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rero ni umuremyi, ni umuremyi waremye byose, ni umuremyi waremye ibituye isi. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ijambo ry'Imana nk'uko narimvuze ni ukuri cyangwa se niko kuri. Hari ibintu nk'uko Pastor Patrick yahoze avuga atangiza ikiganiro, yavuze ati ijambo ry'Imana niko kuri. Aravuga ngo hari ibyo umuntu yita ukuri atahereye mu ijambo ry'Imana. Ibintu byose ushobora kwita ukuri udashingiye ku ijambo ry'Imana, burya ijambo ry'Imana niko kuri. Abantu bazi ibintu byinshi hano hanze bita ukuri bikurikije aho bakorera cyangwa ibyo bakora, bikurikije ibyo bize, bikurikije abakuru babanye nabyo bagiye bababwira ko ari ukuri. Mu by'ukuri ndakubwiza ukuri, ijambo ry'Imana niryo kuri, niryo kuri, niryo kuri. Ukuri kose kuyobora isi gushingiye mu ijambo ry'Imana. Reka bana dukomeze. Wadusomera Abaheburayo 4:12. Abaheburayo 4:12. Abaheburayo 4:12 katwasome mu izina rya Yesu. Abaheburayo 4:12 kuko ijambo ry'Imana ari rizima. Kuko ijambo ry'Imana ari rizima. Imana ubwayo ni nzima ibaho. Ijambo ry'Imana ari rizima. Ijambo ry'Imana ari rizima. Rifite imbaraga. Ijambo ry'Imana aho rigeze riza rifite imbaraga. Kandi rigira ubugi. Izi mbaraga Pastor nizo zaremye isi. Igira inkingi zayo. Izi mbaraga zarigeze zishyiraho inkingi, ziraza zitereka isi hejuru. Niyo mpamvu isi itanyeganyega. Kubera iki? Imana yagiye kurema isi ikoresheje imbaraga zayo. Ifite imbaraga. Imana yagiye kubambira ijuru, gushyira hejuru hejuru. Ifite imbaraga. Iri jambo ryasohotse mu Mana rifite imbaraga. Biragenda rishinga imfatiro z'ijuru cyangwa se uko zigaragara tuzi umubare, ku buryo izi mbaraga zatendetse ijuru hejuru idashobora kumanuka ngo rigwire batuye isi. Ni imbaraga z'ijambo. Kubera iki? Ni imbaraga z'ijambo ry'Imana. Rifite imbaraga. Ijambo ryaturutse mu Mana risohokana ububasha n'imbaraga, riraza ribamba ijuru. Amen. Kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ijambo ry'Imana ryaremye isi, niryo ryaremye ijuru, niryo ryaremye ibituye isi. So ijambo ry'Imana rifite iki? Imbaraga. Kubera iki? Ni rizima. Ntabwo ari ikiwani. Ni rizima. So rifite imbaraga. Ntabwo ari ikiwani. Ijambo ry'Imana iyo risohoka aho rigeze, iyo ritumwe mu gihugu riza rifite imbaraga. Iyo ritumwe ku muntu riza rifite imbaraga. Iyo ritumwe mu muntu imbere riza rifite imbaraga. Iyo ritumwe mu muryango ryinjira muri uwo muryango rifite imbaraga yo gukemura ibibazo no kubikemura. So ijambo ry'Imana rifite iki? Rifite imbaraga. Imbaraga mwene data. We washakaga imbaraga ariko ukabona nta mbaraga ufite, isunga ijambo ry'Imana. Soma ijambo ry'Imana, izere ijambo ry'Imana, ifatanye n'ijambo ry'Imana, uhinduke ijambo, hanyuma imbaraga z'Imana zikumanukire, zishobore gukemura ibibazo biri mu rugo rwawe, zishobore gukemura intambara ziri mu muryango wawe, zishobore gutunganya ibyo bidatunganye. Kubera iki? Ijambo ry'Imana rifite imbaraga. Soma. Kandi rikagira ubugi buruta ubw'inkota zose. Iri jambo rifite ubugi n'inkota ngo yamuke abiri, kandi n'inkota irusha inkota zose ubugi. Rifite rikagira ubugi buruta ubw'inkota zose. Ijambo ry'Imana ni rizima. Icya kabiri ni inkota ifite ubugi buruta ubw'inkota zose. Amina. Satani agira inkota. Ibyo twita ngo ni imigozi mu gikristo cyacu, ngo ni umuvumo, ngo yarazinzwe, araboshywe, ni imikasi. Iri jambo ry'Imana iyo arabikebagura. Amina. Haleluya. Risogota rikoresheje ubugi bw'impande ebyiri. Ibiraha birakatwa, ibiraha bidakatwa. Ikindi ngo riracumita rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka. Riracumita. Rikinjira kandi ryo riza rifite imbaraga. Ryo ryinjira rikoresha imbaraga. Ntabwo risaba uburenganzira. Ryo rifite power yayo. Riri powerful. Ryo rinjira rigakoresha ubushobozi bwayo. Ikindi rifite ubugi
bukata ibintu byose. Igahinguranya. Iyo rero waba ufite umuvumo, niyo waba urozwe burozi bungana iki, niryo ryinjiye. Haleluya. Naryo rirakora. Amina. Rikiri rifite imbaraga. Rifite imbaraga. Iyo rigeze mu gihugu ikintu cyose Imana itumye kuza guhangana nacyo rihita rikora, kuko icya mbere rifite imbaraga, cya kabiri rifite ubugi, rishobora gukeba. Rishobora gukeba rigakatagura, rikarimbagura, rigakuraho ibintu kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka. Iki nta audience rigomba gusaba, ryo ririnja direct rigacumita, rigahinguranya, rikica. Ryo rifite ubuzima kandi rifite n'urupfu. Siza kukareba kumvira ijambo ry'Imana ni rizima, so rishobora kuza rifite ubuzima ariko kandi rikaza rizanye n'urupfu kuri icyo kigombera Imana. Icyo kimeze nk'ibuye ririnjira rikakimeragura, baraza kubitubwira hano. Ikindi bimeze nk'imigozi ririnjira rikabikebagura, rigacagagura, rikagabanya ingingo n'umusokoro. Ikindi uretse uhagazeho, iyo ryinjiye ahantu hatari ubuzima rihashyira ubuzima. Amina. Iyo ryinjiye ahantu hari imigozi yizere. Haleluya. Yes. Niba urwaye wumva hari urupfu urimo, bizana ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rirashyira ubuzima muri wowe. Amen. Ahatari ubuzima rihashyira ubuzima, ahari uburwayi rirahakiza. Rifite umuti witwa ubuzima. Amen. Ririnjira rikazana ubuzima. Iyo utarakizwa uba wumva hari ukuntu utameze neza, ariko iyo umaze gukizwa ukakira ijambo ry'Imana muri wowe, ijambo ry'Imana ritangira guhindura, ritangira kuderivura, ritangira gukora deliverance mu buzima bwawe, rigahera mu mutima, rikinjira mu bitekerezo, rigakwira ingingo zose. Kubera iki? Rigabanya umwuka n'ubugingo. Rigabanya umwuka n'ubugingo kana gakunze. Rigabanya umwuka n'ubugingo. Hari umwuka ariko hakaba n'ubugingo. Ijambo ryo kubigabanya. Ijambo rero ryo ririnjira rikabigabanya, rigahiga ikiri mu bugingo, rigahiga uburwayi buri mu bugingo, rigahiga umwanda wose uri mu bugingo. Cyo gukira udukurikiye. Haleluya. Kuko ubugingo buzima nibwo buzajya mu ijuru, ariko ubugingo bupfuye n'umwanda uzajya ku buzima, n'umwanda uzajugunywa aho puberi zijugunywa. Ni ukuvuga ngo iri jambo rero rifite ubuzima. Iyo ryinjiye rishyira ubuzima ahantu. Niyo mpamvu umuryango utumvikana, urimo indyanyi, urimo kurwana, inzangano, amarira, amatiku, ubusinzi, ubusambanyi, ubujura, uwo muryango ntabwo ari muzima. Ariko ijambo ry'Imana rigiye muri uwo muryango, iyo ryinjiye muri uwo muryango ryo rishyiramo ubuzima. Amina. Kandi iyo rihasanze ikintu gishaka guhangana naryo rirakeba, rifite ubugi. Ryo ubwaryo ririhagije. Ijambo ry'Imana ubwaryo ririhagije. Amina. None data uduteze amatwi twumva aho waba uri hose ku isi, niba utumva n'ururimi dushobora no kuzajya dukoresha indimi, ariko ijambo ry'Imana ni iki? Ni rizima. Iyo ryinjiye muri uwo muryango rishobora kuderivura umuryango, rihereye ku mugabo nyir'urugo, rigeze ku mugore nyir'urugo, rikinjira mu bana n'abakozi. Amahoro atabaga muri urwo rugo, iri jambo iyo rimaze kubutaha, amahoro arataha. Amahoro agira ate? Amahoro arataha. Dusubira kandi ngo rikagabanya rikabangukira kugenzura iby'umutima wibwira ukagambirira. Iri jambo ry'Imana iyo rigeze mu muntu niryo ritangira gukontorora, niryo ritangira kuyobora, karondora, ritangira kuyobora umutima, kugera nk'uko Imana ishaka, gukora uko Imana ishaka, gutekereza uko Imana ishaka. Kuko iyo rihageze niryo riba ribaye overall, rirategeka, rirayobora, riraganza. So ijambo ry'Imana ni iki? Ni rizima. Icya mbere rifite imbaraga, icya kabiri rifite ubugi, icya gatatu rigabanya umwuka n'ubugingo. Rifite ubushobozi bwo kugabanya ibibazo mu muntu, indwara mu muntu, icyaha mu muntu, mbese rigasetinga free, umuntu akaba muzima, akabohoka, akaba umuntu w'Imana ushyitse, uhimbaza Imana, uramya Imana, utayoborwa na Satani, utayoborwa n'abadayimoni, utababazwa na buri kintu cyose ngo gipfe kwataka kinjire nk'uko gishatse. Ijambo ry'Imana rifite ubuzima. Ukiraho hari indwara yateye abakristo benshi, kudakunda ijambo, bikundira uturirimbo n'ubuhanuzi, ariko ijambo muvuga imbaraga rifite. Mugira ikintu ubwira umukristo udukurikiye ukerenza ijambo. Ni umukristo yemera Imana, ni umukristo yemera Yesu, ariko akunda uturirimbo, akunda ubuhanuzi, akunda ibiganza by'abapasiteri, akunda utuntu nk'utu. Oya buriya ijambo hari Luka ibice 4 umurongo wa 4, aho hasome wumve. Luka ibice 4 n'umurongo wa 4. Luka ibice 4 n'umurongo wa 4. Yesu aramusubiza ati, handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ngo ahubwo yego umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Imana. Ijambo ubundi umuntu ushaka gukura, umuntu ushaka ubuzima, umuntu ushaka kubaho, umuntu ushaka kurama, umuntu ushaka icyubahiro, umuntu ushaka agaciro, ijambo. Agaciro ubundi kari mu ijambo. Iyo ufite ijambo ufite agaciro.
kuko ijambo rizaguhesha ijambo aho utari ufite ijambo. Gasubiremo. Ijambo rizaguhesha ijambo aho utari ufite ijambo, naho utari ukwiriye. Amina. Iryo ni ijambo. Ijambo rizaguhesha ijambo. Pastor bagomba kuzijambo, numva ndafashijwe. Ijambo nibwo ubundi ahari ijambo. Natangiye mbivuga, hari deliverance, hari bitangaza, hari ibintu byose. Abantu bakunda utuntu dutoya, turirimbo, sengerwa gusa, ibyo ngibyo uhanurirwa, ntago wakura, ntabwo ushobora gukura. Byo ni ibyo kurya by'umuntu ugitangira kumenyeshwa iby'agakiza. Ariko niba ushaka gukura, niba ushaka gukomera, fata umwanya wawe winvesting mu ijambo. Ijambo aba ari ryo utindamo, kuko ijambo rikuremera ibyo utateganyaga, niba itari biri mu nzozi zawe. Uziko ijambo nasomye rivuga ngo iby'amaso atigeze abona n'iby'amatwi, ibyo nibyo Uwiteka yabikiye abamukunda. Ibyo rero reka nkubwire, Umwuka Wera yarambwiye ngo ntago ari mu ijuru. Mu ijuru ntabwo dufite uko twabigereranye. Hano mu isi ibyo hano iby'amaso atarabona, ni ukuvuga ngo wowe ibyo utari wabona mu muryango, ibyo utari wabona hano, ibyo utari wumva, ibyo utari wabona mu mateka y'iwanyu, mu ijambo birimo. Haleluya. Kurikirana ijambo kuko hari izahabu. Haleluya. Yesu yarabigereranyije, abigereranya n'umurimo wa zahabu. Aravuga ngo umuntu yasize byose, arajugunya byose, arabigurisha kugira ngo agure ijambo, aze gufata zahabu, agura umurima w'izahabu. Kubera ijambo riruta byose. Agaciro ni ijambo. Agaciro ni ijambo. Yesu rero Satani aramugerageza. Nasomye ijambo mu Byahishuwe rivuga ngo nabo bamuneshesheje amaraso ya Yesu Kristo, ni ijambo ryo guhamya kwabo. Ijambo niryo rituma tunesha. Amina. Kuko ijambo rituma tunesha Satani. None se udafite ijambo urayoba. Hari imyuka iyobya ishinzwe kuyoba. Udafite ijambo rirakuyobya. Ariko ufite ijambo haranditswe ngo, ubundi Satani arimo arazana ibintu by'ibigusha byinshi cyane, yereka abantu. Yo Satani ateye ahantu yitwaza ijambo. Niryo irya Yesu rero kwitwaza ari hinjo ryakomeye. Exactly. Araza akavuga ati haranditswe ngo, ariko Yesu nawe akamubwira ati dore haranditswe ngo. Ko Satani azarimo araricurika, ariko Yesu arijyana mu cyerekezo. Avuga ati umuntu ntatungwa n'ibyo kurya gusa. Ese muzi impamvu? Ntago umuntu atungwa n'ibyo kurya gusa, ahubwo atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Burya ijambo ryakubeshaho, ijambo ryatuma ubaho. Mariyamu wiki iziti weya hariya muri Kongo yabagaho atarya atanywa kandi akabaho. Ese ko tujya dusenga, umuntu ni gute ashobora kumara iminsi 40? Umuntu akamara iminsi 40 atarya atanywa kandi akabaho. Ntibasange yafashwe n'indwara. Ni gute umuntu ashobora kumara iminsi 7 atarya atanywa kandi akabaho? Ngewe iyo igihe cyose ndi mu masengesho, njya kubona nkabona marayika anzaniye ibyo kurya, nkabona ndi kurya ibyo kurya. Noneho iyo hari inzara yari yamfashe kwa kundi, kuko umubiri uragira, ariko njya kumva nkumva imbaraga ziraje. Ni ukuvuga ngo hari ibindi byo kurya, hari ibindi byo kurya. Ijambo rikuzanira ibyo ngibyo. Ntabwo ari ukuvuga ko ubundi ijambo ririmo ubuzima. None se niba umuntu agutongera akoresheje ijambo, yagutongera ibyo agutongeye mu gihe ari umwanzi, wenda tujya tubona nyine iyo agufiteho imbaraga, iyo agufiteho ububasha, akoresha ijambo. Abaroga bakoresha ijambo, bagize gute bakoresha ijambo. Ururimi ni imbaraga zikomeye cyane, ni ijambo baba bari kwatura. Natwe rero numenya agaciro k'ijambo ry'Imana mu buzima bwawe, ugatangira kugendera muri ryo. Mu gitondo nari ndimo ndigisha hano, ndimo ndavuga ijambo Imana yabwiye Aburahamu mu bice 17 mu Itangiriro. Yamubwira iti, Aburahamu, ndi Imana ishobora byose, ujye ugendera imbere yanjye utunganye rwose, nanjye kubw'ibyo ngibyo nutungana rwose nzasezerana isezerano nawe kugwiza ko nzakugwiza. Kandi ubwo yari kubimubwira afite 99. Sarayi nawe afite, ngira ngo sinzi niba ari nka 90, atarabyara, yararenze igihe cyo kubyara. Ijambo rero ntabwo rireba ngo warengeje igihe, aho rigereye ube ribike gusa.
kuko Imana bundi umuririmbyi yararirimbye ngo aho musezeraniye niho muhurira. Uzi impamvu umuririmbyi yaririmbye ngo aho musezeraniye niho muhurira? Nuko Imana ivuganye nawe ivuga mu ijambo. Iyo ije kukureba iza kureba ko ukiri muri rya jambo. Iyo isanze uri mu ijambo ni ukuvuga ngo isohoze icyo yavuze. Tubwire abantu bari kutwumva, tubwire abantu badukurikiranye, mukunda ijambo. Nicyo mukeneye. Mukeneye ijambo ry'Imana. Ijambo ryawe ngo nitabaza ry'ibirenge byawe. Ijambo rituma utagwa. Ijambo rituma utayoba inzira. Ijambo ni icyerekezo, niko kuri, ni ubwo bugingo. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo umbonye ababonye na Data. Nubona ijambo uzabona ibindi bintu utabi warigeze kubona. Nubona ijambo uzatemberezwa ahandi hantu ugira andi makuru utigeze utasoma mu bitabo. Uhabwa ubundi bwenge usobanukirwe. Rero abantu bazayoba ni abantu batagira ijambo. Kuko umwijima ibyo ari byo byose byanga bikunda uzacura aho ngaho. Mu buzima butagira ijambo habamo umwijima. Kuko ijambo ni umuyobe. Habamo ubuyobe. Abantu bayoba inzira. Barayoba. Ejo bundi nayo ndi kuganira n'umuntu ari kumbwira ati nahuye n'abantu ngo ubuntu bw'Imana ngo twamaze gukizwa, Yesu yaradukijije ngo tuzajya mu ijuru ngo ntacyo wakora kugira ngo mbese ngasanga amaze igihe kirekire mu itorero ariko umwanya mutoya ashobora guhura n'umuntu akamuyobya kubera iki? Kudasoma ijambo. Buriya dore njya nkunda amatorero agira umwanya muremure wo kwigisha ijambo, bakagira n'amatsinda, abagabo bakigishwa, abagore bakigishwa, urubyiruko rukigishwa ijambo ry'Imana. Ahantu hatari ijambo ry'Imana nta butsinzi buhari. Ahantu hatari ijambo ry'Imana, kuko nubwo buhanuzi bukwiriye kuba bushingiye ku ijambo. Ubwo buhanuzi ijambo rigomba kuba ari ryinshi. Noneho umuhanuzi akaza at least hari ibintu yungura, ariko bisanga urufatiro ari ijambo. Tubwire abantu bakunda ijambo, bakomerere mu ijambo, bubake mu ijambo, nta kintu kizabanyeganyeza. Urakoze ijambo. Pasa nkuko nambaje Janvier, urabizi nawe maze imyaka myinshi mu Imana. Abakristo benshi bikunda uturimbo, bikunda ubuhanuzi, bikundira ibiganza, bikundira. Hari n'amatora amwe nkuko wavuze uti kunda amatora, ukunda ahantu bigisha. Hari n'amatora amwe mu biterane ushobora gusanga tubyiterane amasaha 3, ugasanga afasha amasaha 2 yo kuririmba gusa. Ijambo numwe. Ijambo minota 15, iminota 20, minota 5. Abantu badukurikiye bameze batyo bababwira iki? Ko kizi imbaraga twabonye mu ijambo. Ikintu wenda twababwira abaririmbyi ni abakristo kandi babakuze. Ariko iyo badakurikiranye ijambo ry'Imana, abaririmbyi benshi bamara kuririmba, niba ari uguhimbaza, niba ari ukuramya, bavuze bati mwicare, ukabona barasohotse. Ariko burya Satani ababayobeje. Kubera iki? Mu nzu y'Imana tujyamo tugiye gushaka ijambo, ntabwo tujyamo tugiye guhimbaza gusa cyangwa turamye gusa cyangwa dusenge gusa. Nyuma yo kuramya, nyuma yo guhimbaza, nyuma yo gusenga, tuba tugomba kwicara tugatira ijambo ry'Imana, icy'Imana dutumaho. Imana tuba tumaze kuyiramya, twibwira ko ari we nyir'isi yose, niyo yaremye ibintu byose twavugaga, nikiza abarwayi, nizura abapfuye. Nyuma yo kwibwira ibyo byose tuba dukwiye kwicara tugategereza iki giye kutubwira, kuko nyuma yo kwibwira haba hari nayo kuvuga ikabwira abana bayo. Iyo rero usohotse ukagenda utumvise ijambo ryayo, burya ntacyo usohokanye. Ntacyo. Ni nk'uko umuntu yavuga ngo ngiye kuri banki, kuri account yanjye gukura amafaranga kandi uzi ko ntayariyo. Uvuga ngo ugiye gukora ubusa muri banki, ugiye kuri abantu bahaza, ugiye gukora ibintu kuzerera, ni nko kuzerera. Ubundi rero mu nzu y'Imana burya tugiye kwakura Imana, kandi Imana ubwayo ni ijambo ryayo. Ntabwo ari kujya kuririmba gusa, kuko ijambo ry'Imana tubwira ngo byose bizashira, ariko ijambo rizahoraho. Ni ukuvuga ngo rero umuntu w'Imana ushingira ku buhanuzi, Pawulo yaravuze ngo ubuhanuzi buzashira, kuririmba bizashira, ibyo bintu byose bizashira, hazaguma ijambo ry'Imana. Amagambo yanjye ntazashiraho, ijambo ry'Imana ryo rizaguma, niko Pawulo yaravuze. Wabyumvise? Ijambo ry'Imana rizagira rite? Ntabwo rizashira. Na Yesu niko yabivuze. Yaravuze muri Matayo, yaravuga ngo iyi si izazingwa nk'umukeka, n'ijuru rizavaho. Vuga ngo ibi byo mu isi byose tubonesha amaso bizazingirwa muri uwo mukeka ari bose, bizajyanwa bijugunywa habyo. Ijuru rizavaho ritubonesha amaso, ariko kwa Data hejuru hazagumaho. Nubwo rero ngo umuririmbyi udahaye agaciro ijambo ry'Imana, ntabwo wabivuga 100% ko ashobora no kuzajya kubana na se, kuko ntabwo yubashye ijambo rya se, ntiyaryakiriye. Si n'umuririmbyi gusa, ni umuntu wese tuyizi. Umuntu wese utazumva ijambo ry'Imana ngo ariho agaciro, nta gihamya dufite cy'uko yazajya n'umuntu. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Wenda dushingiye kuri cya cyaritswe twavugaga, nuvuga ngo umuntu wese afite ijambo ry'Imana nta buzima afite.
kandi ubuzima ni ubuzima buhoraho buzahoraho iteka ryose. Ariko ririya jambo ryatubwiye ngo muri we cyangwa muri icyo kintu hazajyamo ijambo. Icyo kintu kigiye mu ijambo ry'Imana gihoraho iteka nta rupfu. Ikindi n'umuntu wapfuye azurwa na ririya jambo Imana imutumye. Abantu ntabwo bemera ko abapfuye bazuka. Abantu ntabwo bemera ko sida ikira, isi ntibyemera. Ntabwo bemera ko za kansa zikira imbere y'Imana, za hepatite kweza abantu bamaze gukira hepatite kubera gusengera. Ariko nubwo yaba ari intumbi iryamye hari ijambo ry'Imana ikavuga iti zukabaho, iryo jambo Imana ivuze rikaza rikinjira muri iyo ntumbi, intumbi ifite ikanguka. Ariko ntabwo abantu babyizeye kubera iki? Rya jambo rije rifite ubuzima, bwa buzima yari yatswe bumusubiyemo. Ijambo ry'Imana iyo rigeze mu muntu urwaye sida, ya migozi ya sida yamuziritse mu magufwa no mu misokoro no mu bugingo no mu mwuka, iri jambo iyo ryinjiyemo ryo rifite ubushobozi bwo guhiga sida, rifite ubushobozi bwo guhiga kanseri. Kubera iki? Ni rizima, ribangukira kugenzura. Iyo ryinjiye mu muntu ribangukira kugenzura amafuti yose ari aho, ribangukira kugenzura ikibazo cyose kiri aho, kugira ngo iri jambo ridiringe n'icyo kintu gishobore kugisohora rigikuremo. Niba ari kansa, niba ari no mu bitekerezo hatari hazima, niba ari no mu bugingo burwaye Satani yarabwanuje, yarabukuye ku mugabane w'ijuru, iri jambo rifite ubushobozi bwo kugira gute, bwo kuderivura, byo gukiza, byo kubohora. Yesu ashimwe cyane. Dusome 130. Zaburi 130. Zaburi 130 avuga ngo guhishurirwa amagambo yawe kuzana umucyo, guhabaswa ubwenge. Guhishurirwa ijambo ryawe, rwanga ijambo ry'Imana, y'Imana ritumye ahantu ho ukarihishurira, ukayitumenya ko ari ijambo ry'Imana ukarihishurira ukaryakira. Yesu ashimwe cyane. Rikuraho umwijima. Uvuga ngo umuntu uri mu mwijima ntabona, ntabwo ushobora kureba iriya nzu ngo umenye ko ari inzu igihe cy'umwijima. Umuntu udafite ijambo ry'Imana aba mu isi akabakaba, ni umwijima mu isi, ni ugukabakaba. Umuntu udakijijwe, umuntu utarakira ijambo ry'Imana muri we, mu isi itwikiriwe n'umwijima w'icuraburindi. Niyo mpamvu tutabona Imana kubera umwijima, niyo mpamvu tutabona amasezerano y'Imana kubera icy'umwijima. Abatuye isi bose batwikiriwe n'umwijima w'icuraburindi. Ariko ijambo ry'Imana, Imana ryohereje mu gihugu, ikaryohereza mu muryango, ikaryohereza mu muntu, umuntu akarimenya akaryakira, kuko riza rifite umucyo utarebaga agatangira kubona. Yesu ashimwe cyane. Mu Kinyarwanda Bibiliya iravuga ngo wari usinziriye we kanguka uzuke. Nuvuga ngo umuntu ukiri uri mu icyo utaremye ijambo ry'Imana aba asinziriye, ntabwo ababona, ntabwo abareba. Ariko ijambo ry'Imana iyo ryinjiye muri wowe uhera ko ugakanguka, ugashobora gutandukanya kumenya ikibi n'icyiza. Yesu ashimwe cyane. Nukuvuga ngo ijambo ry'Imana rikuraho umwijima rwose. Ijambo ry'Imana ni umucyo ukuraho umwijima. Uyu mwijima rero riwukura mu buzima bwawe, ugatangira kumenya ikibi n'icyiza. Ariko umuntu uri mu mwijima ntamenye icyiza n'ikibi, ahubwo afatirana byose, arakayirana. Ni nk'umusazi. Umusazi burya arya byose, muri kuberi, mu nzira, ntazi ubwoko bw'ikiryo, ntazi ubwoko bw'icyo kunywa. Ubwo rero umuntu uri mu isi bakayirana byose, ibyaha byose barakayirana. Kubera iki? Ntabwo azi ijambo ry'Imana, ntabwo riramwijira ngo rimuhe umucyo, rimuheshe kumenya ikibi n'icyiza, rimuheshe gutandukanya ururo n'ishaka, rimuheshe kumenya kwanga ikibi n'icyiza. Yesu ashimwe cyane. Ongera usomere nakire Janvier n'abavugiho, cyangwa n'iminota yageze baraza kutubwira. Zaburi 107 umurongo wa 19. Zaburi 107 umurongo wa 19. umurongo wa 19. Ijambo ry'Imana cyashaka, ijambo ry'Imana rigeze mu muntu rizana umucyo. Zaburi 107 umurongo wa 19. Maze bagatakira Uwiteka bari mu byago. Ariko abantu batuye isi iyo bari mu byago, cyangwa se umuntu ari mu byago, cyangwa igihugu kiri mu byago, bagatakira Uwiteka bari mu byago, bagatakira Uwiteka akabakiza imibabaro yabo. Iri jambo Imana irazi ikabakiza imibabaro yabo. Wakohereza ijambo rye. Umva ukuntu Imana ibakiza. Imana yohereza ijambo ryayo akabakiza indwara. Ijambo rifite ubuzima, akabakiza indwara, akabakiza kwinjira mu mva zabo. Irekereraho. Kubera iki? Iri jambo rifite ubuzima. Iyo rigeze mu muntu rihaje ubuzima. Abari bafite ibyago, abari bafite amakuba, abari bafite ibigeragezo bitandukanye, iyo batakiye Imana mu ijuru, Imana kugira ngo ize ibatabare, ibakize bakuri mu byago, nuko yohereza ijambo ryayo. Ijambo ry'Imana ni ryo mukiza, ijambo ry'Imana ni ryo mutabazi, ijambo ry'Imana rizura ibyapfuye, ijambo ry'Imana rikiza ibyendaga gupfa, ijambo ry'Imana rikiza kanseri, ijambo ry'Imana rikiza sida, ijambo ry'Imana rikiza malaria. Ntabwo ijambo ry'Imana rikiza ibintu bitoya gusa, rikiza buri ndwara yose. Ijambo ry'Imana rikiza indwara zose. Iyo urwaye sida kugira ngo ukire, Imana igutumaho ijambo ry'ubuhanuzi, cyangwa gutumaho ijambo ryayo mu iyerekwa, cyangwa gutumaho ijambo ryayo mu nzozi, bikwereka yuko Imana igiye kugukiza. Imana ikoherereza ijambo ukarihishurirwa mu nzozi cyangwa mu iyerekwa, cyangwa ikagutumaho umuhanuzi. Yesu ashimwe cyane. Ijambo nta muntu
upfa gukira Imana idaciye muri izo nzira zitandukanye ijambo izanye ijambo ryayo. Iri jambo rero y'Imana rishaka gukiza igihugu rituma mu gihugu rikakirwa n'abatambyi, rikakirwa n'abegereye abatambyi. Iri jambo rikaguka rigakwira igihugu, Imana igatangira kubohora igihugu. Iyo itumye ku muntu, iyo itumye mu muryango, nuvuga ngo ahantu hose batabaje Imana, niba igihugu kimanitse amaboko gihamagara Imana, Imana kugira ngo ikize icyo gihugu kibohore, ikibyo gisaba nuko ituma ijambo ryayo. amen. So ijambo ry'Imana pastor ni ukuri. Ijambo ry'Imana niko kuri. Ni ibintu tubonesheje amaso. Tubonye Imana ikiza indwara zitandukanye. Amen. Natwe ubwacu abashumba turaha, Imana dukije indwara zitandukanye. Imana ikiza ibyaha, igutuma ijambo. Iyo ugiye mu rusengero umuvuga batumwa kwigisha, hari imbaraga ziba ziherekeje ijambo kugira ngo ridelivery ibyaha bitandukanye biri mu bantu. Burya hakiri indwara nyinshi cyane. Burya iyi jambo ry'Imana rimanuka rivugwa, hagenda imyuka mibi myinshi ibihumbi n'uduhumbagiza udashobora gusobanura. Kubera ikira jambo rimanutse rimanukira kurwana no guhangana no kwica no kurimbara, hasigara igatangira gukiza. Ibyo Imana yabwiye Yeremiya, yamubwiye ati Yeremiya bajye kunkorera ubuhanure. Yeremiya ati ko ndi umwana sinabishobora. Imana yamubwiye ati sigaho urabishoboye, ngiye bwo aribyo kwihamagariye urabishobora, kandi aho ugiye gutuma uzabageraho. Yamubwira ngo genda urimbure, genda usenye, genda uvuge. Kubera iki? Ijambo nguhaye ugiye gukoresha bizaba rifite imbaraga zawe. Nurangiza urimbure, usenye, ubike. Hanyuma n'ibyo byose urimo kubikora, umurima umaze kuba fresh, ya bya byatsi bifite imizi byose wamaze kubagara no kurandura, utangira utere imbuto. Tera imbuto, iki utera ubuzima. Kubera iki? Ijambo ry'Imana n'ubuzima. Ijambo ry'Imana ni imbuto nzima itabora. Ijambo ry'Imana ni iki? Ni imbuto nzima itabora. Amen. Haleluya. Kuko udukurikira, ijambo ry'Imana ifite imbaraga. Haleluya. Nibaza ko uko biri kose wowe udukurikiye hari ikintu umaze kongera kunguka ku ijambo ry'Imana. Dusatira umusozo, Pastor Janvier, gira ikintu ubwira aba bantu. Rero mu magambo make cyane, ntabwo twenda guseza aba bantu. Ndashaka kugira ngo mbwire abantu, Yosuwa 1:8, Imana ibwira Yosuwa wari ugiye gusimbura Mose, iramubwira iti Yosuwa, aba bantu kugira ngo bazakwemere ntibyoroshye, ariko umva ikizabituma bakwemera, umva ikizabigushoboza. Abantu ugiye guhangana nabo ni amaboko akomeye, ariko umva ikizagushoboza, kizashoboza Yesu, ikizatuma udafeiringa ngo bikunanire akazi nkoherejemo. Iramubwira ngo ibiri muri iki gitabo cy'amategeko, ibiri muri iki gitabo Bibiliya, ijambo ry'Imana ibiri muri iki gitabo, ngo ntukarorere kubihamisha akanwa kawe. Turimo kubihamya mu izina rya Yesu. Amen. Ngo ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, meditation, kugira ngo ubone uko ukurikiza, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo. Si ukubisoma, si ukubyumva gusa, si no kubitekerezaho gusa, kugira ngo ukurikize ibyanditswemo. Mu yandi magambo byitondere. Amina. Niho uzahirwa mu nzira zawe, ukabashishwa byose. Amina. Kandi ukeneye kubashishwa byose. Ni ijambo. Iramubwira ngo uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe. Kandi uhereye none ukimara gukora ibyo ngiye gutangira kugukuza imbere y'Abisirayeli, bamenye yuko nagukunze, bamenye ko naguhamagaye. Urumva urufatiro, iturufu cyangwa deki, urufunguzo ari bufungurisha ubwo butsinzi ni ijambo. Ubwo se hari uwundi mwanzuro? Ni ijambo rigushoboza gutsinda Satani, rigushoboza gutsinda isi n'uyu mubiri wawe uhetse. Niryo jambo rizagushoboza gutsinda abanzi bawe, niryo jambo rizagushoboza kugera mu masezerano, niryo jambo rizakugeza mu kindi. Nibyo mwadukurikiye abavandimwe. Pastor Mugumi, aba bantu basezera ijambo babwira rito cyane, basezere ijambo ry'Imana ukuru dukurikiye. Ndabizi mujyamo mu buhamya bwinshi bw'uburyo mufashwa kwino cyano ngo ijambo bagezaho n'abatuma kuzima kugira ngo barusheho kubagezaho ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ifite imbaraga zirenze zo batekereza. Pastor Mugumi, abantu basezera ijambo ritubagezaho. Wadusomera Abami ba mbere igice cya 2 n'umurongo wa 1. Abami ba mbere na heading wisome cyaka bimwambi. Dawidi araga Salomo maze aratanga. Uraza kumva Dawidi yaraze Salomo ibintu byinshi, ariko ikintu nyamukuru Dawidi yaraze Salomo yamuraze ijambo ry'Imana. Igihe cya Dawidi cyo gutanga cyenda gusohora, yihanangiriza umuhungu we Salomo, aramubwira ati
ubu ndagiye nk'uko abisi bose bagenda ndatashye ndapfuye nawe ndashaje uzagenda nk'uko abisi ndagiye bose nk'uko abisi bagenda bose bagenda ujye wumvira ibyo Uwiteka Imana yawe yakwihanangirije iki ijambo Imana yamwihanangirije ujye wumvira ibyo Uwiteka Imana yakwihanangirije ujye wumvira ibyo Uwiteka Imana yawe yakwihanangirije niko kugendera mu nzira zayo icyo gihe ibyo bizakubashisha kugendera mu nzira ukitondera n'amategeko yayo hanyuma bikazagushoboza kwitondera amategeko yayo n'ibyo yategetse n'ibyo yategetse n'amateka n'ibyo yahamije n'ibyo yahamije nk'uko byanditswe mu mategeko ya Mose kugira ngo bashishwe ibyo uzakora byose ibitabo bya Mose ni biriya bitabo bitanu babyita Tora Itangiriro Kuva Abarewi Gutegeka kwa kabiri Kubara no Gutegeka kwa kabiri n'ibitabo bitanu biriya bitabo n'iby'Imana nibyo Dawidi yihanangirizaga Salomo ngo azabyubaha bikurikize akurikiza ubuhanuzi bwose burimo akurikiza ibyo bimwemerera azange ibyo bimusaba kwanga uko rero kuzagira n'Imana hari akantu gashoje nyine aravuze ngo ibyo nubikora ukabyubahiriza ukabikurikiza bizagushoboza umurongo wa kabiri kugira ngo ubashishwe ibyo uzakora byose aho uzagana hari ibintu yagombaga gukora kugira ngo ageze Israel ku rwego runaka hari ibikorwa yagomba gukora mu gihugu bimushoboze kuyobora igihugu bimushoboze gukora ibikorwa bitandukanye bimushoboze guhishurirwa ibintu agomba kugeza ku gihugu Yesu ashimwe cyane yamusabye yamuraza ijambo ry'Imana arimuraga amwihanangiriza kandi ubuke Dawidi yarasize ubutunzi bwinshi mu gihugu yari afite ingabo afite igihugu afite imitungo afite inka afite abagaragu afite abaja hari n'ibindi byinshi ngo yari yararunze ararunda iby'ubutunzi bwo kubaka inzu y'Imana bwari ubutunzi burunze buraho buri separate ariko agiye kuraga buri separate burunze ariko ibyo byose amaze kubishyira amaze kubipanga yahamagaye Salomo mu mwiherero ari babiri aramubwira ati mwana wanjye ntuzahanga burabutunza amaso ntuzahanga abagaragwa amaso ntuzahanga ibikomangoma amaso ahubwo hagati y'ibyo byose nkawe nyirabyo ubizera uzahanga amaso ijuru hanyuma ikijuru rizavuga hejuru ku byo mvuze uba ari cyo ukurikiza ntabwo yamubwiye ngo uzakurikize ibyanjye Dawidi ndashaje byose ze nkubwiye ahubwo yamubwiye ngo uzakurikize iby'ijuru uzatega amatwi ijambo ijuru icyo rizavuga niriba ritaravuga ujye usoma muri Tora muri bitabo bitanu wumva ibirimo abari byo ukurikiza Imana niyo ryahinduye Salomo umutsinzi ayobora igihugu ijambo ry'Imana ritubwira ngo igihugu cya Israel igihe cya Salomo ngo cyaguwe neza ngo agubwa neza impande zose yubaka ibintu bikomeye akora ibintu bikomeye kugira ngo ushobore gukora ibikomeye mu isi nuko wubaha ijambo ry'Imana ukagendanisha n'ijambo ry'Imana ukakira ijambo ry'Imana ugasoma ijambo ry'Imana kandi ukaryizera Imana iguha umugisha amen abadukurikiye tubasaba umugisha mu izina rya Yesu ijambo ry'Imana iko kuri izera ijambo ry'Imana ugendere mu ijambo ry'Imana uzatangaza abantu abari bakuze bazabutangarira mu izina rya Yesu wibuke ko subscribe utarayikora ukore share ukore na like Pastor Jean turamushimiye kigeze gutumira maze kugumushya cyane twagushimiye cyane Pastor ngo turagushimiye mukomeze muhane n'Imana Imana Israel bamugisha amen.